burya inseko kumwenyura ni ikintu gifite imbaraga zikomeye ku muntu ubikora. Mu bwiza bavuga ko kuba mwiza burya bigomba guherekezwa n'inseko. Biragoye kubona umuntu cyane cyane umugore cyangwa umukobwa ufite inseko nziza gusange bavuga ko ari mubi. Kwa guseka, guhora umwenyura bisha iyindi nenge yose waba ufite ukaba mwiza. Mu Rwanda dufite abakobwa ndetse n'abagore benshi mu turere dutandukanye, yaba babaye ibyamamare ndetse n'abatazwi bafite inseko nziza ndetse rwose baberwa no guseka. Bamwe mu basitari bagiye bagarukaho kenshi mu kwishimirwa n'inseko ndetse bakongera ko ari beza cyane. Bamwe rero byagiye bibaha amahirwe yo kuba kampani zibagana ngo bazamamarize kuko babona ubwiza n'inseko byabo byakongera inyungu muri izo kampani. Muzaniye urutonde rwa bamwe mu basitari baseka neza bitangaje kurusha abandi ndetse ababakurikira bakaba baragiye babigarukaho mu kubabwira ko ari beza ndetse baseka neza cyane. Ni ikiganiro wateguriwe kandi ugiye kugezwaho nanjye Florence. Naho iyi mukomeje kumva ni The Sky Media. Ntibibagirwe gukora subscribe niba ari ubwa mbere twumvise. Ikaze mu kiganiro. Munyemere dutangiye n'urutonde duhera ku mwanya wa 10 tumanuka ku mwanya wa mbere. Uyu mwanya turasanga umustarikazi Aisha Kiza. Aisha Kiza uyu yabaye umusitari binyuze mu kuba umunyamakuru, aho yanyuze ku maradiyo ndetse na televiziyo bitandukanye. Bimwe rero mu binyamakuru yakozeho hariyo RFM mu kiganiro The Real Drive, hakaza kuba umunyamakuru ku Isango Star mu gisata cy'amakuru. Yongeraho kandi ko yagaragaye kuri RBA mu kiganiro cyitwa Ishya, kubu gisigaye kinyura kuri YouTube gusa. Uyu mukobwa uri mu banyamakuru bakunzwe cyane, kubona ifoto yatasetse byakugora kuyibona. Ibigaragaza neza ko nawe ashobora kuba nawe yiyizeho ko aseka neza. Usibye nawe kandi ku rundi ruhande usanga benshi babigarukaho ko aseka neza, aho uzabona ku ifoto ya postinze comment nyinshi zigaruka ku nseko ye. Ku mwanya wa 9 ho w'abasitari baseka neza kurusha abandi turasanga umukinnyikazi wa filime wamenyekanye nka Linda Priya. Uyu we yamenyekanye cyane muri 2022 aho yari yagiye guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, gusa we yaje kwivana mu irushanwa arasezera. Kuva ubwo rero yatangiye kuvugwa cyane hirya no hino mu binyamakuru ndetse benshi batanga impamvu zitandukanye, ni mu gihe we ariko ntacyo yatangaje uretse kuvuga ko ari ubushake bwe. Uyu Linda yaje kwinjira muri sinema maze akina muri filime zitandukanye zikomeza kumugira umusitari, kugeza ubu nawe asigaye akora filime ze n'ibiganiro anyuza kuri channel ye. Tuvuye mu kazi, Linda yagiye agarukaho cyane mu kuvuga ko ari mwiza ndetse ko ubwiza bwe bugaragara buri wese. Ibi rero ni nako bijyana n'inseko nziza cyane, dore ko byakugora kubona aho avuga adaseka. Amwe mu mafoto ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze abashimangira ubwiza bw'inseko by'uyu mukobwa ndetse agaherekezwa na comment nziza z'abamukurikira bavuga ko bamukunda. Umwanya wa 8 turasanga umukobwa wamamaye cyane Miss Nshuti Muheto Divine. Muheto yamamaye 2022 ubwo yitabiraga Miss Rwanda ndetse akaza no kwegukana ikamba, ndetse kugeza n'ubu akaba akibitse ikamba ry'ubwiza nyuma y'imyaka igera kuri 4. Akitabira irushanwa mu majonjora nibwo yabwiye ko ari mwiza n'umwe mu bari mu bajaji, maze icyo gihe biteza impaka nyinshi, gusa benshi bemeza ko ari mwiza. Ubwiza n'inseko byakomeje kugarukaho na nyuma y'uko abaye Miss, ni mu gihe kandi yigeze gukora impanuka maze imwangiriza mu maso, ariko nyuma y'igihe benshi bamugarukaho bemeza ko impanuka yakoze ntacyo yangirije ku bwiza bwe, rwose ko akiri mwiza. Ni kenshi uzamubona mu mafoto aherekejwe n'inseko nziza ndetse benshi bemeza ko aseka neza cyane. Umwanya wa 7 turasanga Antoinette Niyongira, akaba kuba ari umunyamakuru wa radiyo ikomeye ya Kiss FM mu kiganiro akora kuva saa 4 kugeza saa 8. Benshi mu bakunda kumva radiyo bahuza amatwi yabo kuri no radiyo bashaka kumva ijwi ryiza cyane. Ni umugore ufite ubuhanga bwumvikana mu byo akora. Uretse ibyo kandi nanone inseko ye iri mu byo benshi bavuga ko afite byiza ndetse nawe arabizi neza kuko ni gake uzamubona adaseka. Uyu Antoinette amaze imyaka irenga 10 ari umunyamakuru ndetse 5 irenga ayimaze akorera radiyo ya Kiss FM, ni nyuma y'uko avuye ku maradiyo nka Isango Star na Radio 10. Anto avuga ko ashimira cyane uwahoze ari umunyamakuru w'imikino Jean Lambert Gatare ko yamufashije kwinjira mu itangazamakuru ndetse akamumenyereza kugeza akomeye. Ni mu gihe ariko Jean Lambert aherutse kwitaba Imana, kubu akaba atakiriho, akomeza aruhukire mu mahoro. Mu banyarwanda baseka neza kurusha abandi, umwanya wa 6 turasanga Shadibu.
Mbabazi Shadi yuzwi nka Shadibu, nubwo amafoto ya Shadibu ashyira ku mbuga nkoranyambaga adaseka ariyo menshi kurusha yarimo guseka gake agaragaza inseko ye, abamukurikira twirengagije bamwibasira bamubwira nabi, usanga izindi comment nyinshi zivuga ku gutangarira ubwiza bw'uyu mugore ndetse nanone zidasize inyuma inseko ye. Shadibu aganira na bamwe mu banyamakuru yavuze uburyo kera ngo yakundaga amafoto cyane ndetse agatekereza ko ari byo bintu byamufashije kugenda yamamara kubera amafoto yagendaga ashyira ahagaragara nubwo bamwe batamufataga neza kuko ngo bamuziza ko ngo aba yamamaza kwambara ubusa n'ubusambanyi kubera imyambaro yabaga yambaye migufi. Shadibu yakuze yumva azaba umukire, avuga ko ubukire bwa mbere yabubonye mbere yo kwamamara, ahubwo ubukire ari abana babiri b'abakobwa yabyaranye na Meddy Saleh uzwiho gutunganya imiziki y'abahanzi. Umwanya wa gatanu ho ari nayo top 5 y'abakobwa n'abagore bamamaye baseka neza cyane kurusha abandi, turasanga Asiya Umutoni. Asiya Umutoni ni umwe mu banyarwandakazi bazwiho gukina neza filime ariko kandi banazwiho kugira inseko nziza. Nubwo uyu mugore utapfa kubona amafoto yaseka cyangwa ngo ubona andi mafoto muri rusange, nanone kuba agira inseko nziza biri mu bigarukwaho cyane. Kenshi Asiya yagiye agaragara mu biganiro maze buri jambo avuze rigaherekezwa n'inseko nziza cyane. Asiya kubu ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yari afite inzozi zo kuzaba umunyamakuru ngo kuko yabikundaga. Gusa ngo nyuma yaje kwisanga muri filime aho yabitangiye akiri umwana, maze aza kwamamara mu mafilime akomeye ndetse nawe akaba yaragiraga filime ze mbere yuko ajya hanze muri Amerika kubana n'umugabo we. Kubu Asiya n'umugabo we bamaze kwibaruka abana babiri, bakaba ari umuryango wishimye. Na umwanya wa kane ho turasanga icyamamarekazi Knowless Butera. Knowless wamamaye mu muziki bikomeye, amaze imyaka irenga 15 mw'uyu mwuga w'ubuhanzi. Kimwe mu byakomeje kugarukaho inshuro nyinshi n'ubwiza bw'uyu mugore buherekejwe n'inseko nziza benshi badahwema kugarukaho kandi nziza cyane, ukongeraho kuba afite n'inyinya. Indirimbo za Knowless nubwo zitavugwaho rumwe ariko indirimbo ze zarakunzwe kugeza n'uyu munsi. Ni umuhanzi uhora mu b'imbere ndetse benshi bemeza ko ari umwamikazi w'umuziki. Kugeza ubu Knowless afite abana batatu yabyaranye na producer Clement Ishimwe, bamaze imyaka myinshi barushinze ndetse bakaba imwe mu miryango yubashywe cyane hano mu gihugu. Tugeza ku mwanya wa gatatu w'abastarikazi baseka neza cyane kurusha abandi, aho turahasanga Kelly Ruzindana. Ndetse benshi bamuhaga amahirwe yo kuba ari we wegukana ikamba, gusa byaje kurangira abaye Miss Heritage. Kelly ni umukobwa wagarutsweho cyane mu bwiza butangaje ndetse tudasize inseko ye nziza cyane yibitseho, ibintu bigaragarira mu mafoto aho kumwenyura byonyine biba bisa neza cyane. Kelly kandi yavuzweho mu rukundo n'umuhanzi akaba na producer Element, bivuga ko bombi biganye, bikaba ariyo mpamvu yatumye Element amushyigikira mu gihe cy'amarushanwa ya Miss Rwanda ubwo nyine uyu mukobwa yari yitabiriye irushanwa. Urukundo rwabo muri bo nta numwe wigeze agira icyo atangaza kugeza n'uyu munsi. Naomi ni uje ku mwanya wa kabiri w'abaseka neza cyane kurusha abandi. Naomi yatorewe kuba nyampinga w'u Rwanda 2020 aho yarahigitse abandi bakobwa beza, kubwo nibwo yatangiye kwamamara maze benshi bagenda bagaragaza ko bishimiye ubwiza bwe, noneho bagira ku nseko ho bikaba ibindi bindi. Naomi kandi numwe mu baminsi bagiye bagaragara mu bintu bitandukanye kandi byiza, yaba ibikorwa by'urubyiruko, inama z'abayobozi ndetse n'ibindi. Inseko ye ukongeraho kuba ari mwiza byamuhesheje amahirwe yo kwamamariza ibikorwa bikomeye n'amakampani atandukanye, aho yagiye agaragara cyane ku byapa byamamaza. Uyu mu Miss kandi byakugora kumubona adaseka, arangwa no kuderanja no gusetsa, ibintu bigaragara cyane yari kumwe n'abavandimwe be, abakobwa beza cyane babarizwa mu itsinda rya Mackenzie. Naomi kandi aherutse kurushinga n'umukunzi we bari bamaze igihe bakundana, aho bagize ubukwe bwiza cyane ndetse bwaciye agahigo ko kuba ubukwe bwa mbere bwarebwe n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube mu mateka y'u Rwanda. Mbere ko tujya ku mwanya wa mbere ntitwabura kuvuga no kuri aba nabo bazwiho guseka no kugira mu kanwa heza. Muri bo harimo Mutesi Jolly wabaye Miss 2016, udahwema kuvugaho ubwiza butangaje ukongeraho n'inseko nziza. Undi tubona ni Kate Bashabe wamamaye nk'umwe mu bakobwa bakora business hamwe n'ibindi bikorwa bitandukanye.
uyu mukobwa avugaho ubwiza no gutera neza, hiyongeraho no kuba aseka neza cyane. Umuhire Rebecca ni umunyamakuru wa Royal FM, nawe agarukwaho kenshi mu kugira inseko nziza. Kankuha akanya maze ukore subscribe ndetse na like, ubundi tujye ku mwanya wa mbere. Niba wabirangije dukomeze. Uyu mwanya turasanga umustarikazi mu baseka neza cyane kurusha abandi, Uwikeza Pamela. Uyu munyarwandakazi benshi bemeza ko abanza akanikurikira mu guseka neza ndetse no kugira mu kanwa heza. Yamamaye 2019 ubwo yitabiraga Miss Rwanda, gusa ntiyabashije kugira ikamba yegukana. Nyuma y'igihe yaje kugarukwaho ubwo yavugaga mu rukundo n'umuhanzi The Ben, nubwo bombi babanje kubihakana byaje kurangira bakundanye bya nyabyo, maze baza no gukora ubukwe bwabaye agatangaza. Kubu aba bombi baherutse kwibaruka imfura yabo y'umwana w'umukobwa. Uretse ubwiza bwa Pamela bubamwa n'abantu benshi cyane, by'umwihariko inseko ye iri mu bigaragara abantu benshi cyane, aho by'umwihariko hari abavuga ko uretse kuba ateye neza, akagira amaso meza cyane ndetse muri rusange akaba umukobwa mwiza, inseko ye ari inseko igaragarira buri wese, kabone n'ubwo adakunze kwifotoza yatembagaye cyane, ngo kumwenyura gusa biba bihagije ngo ubone ko uyu mukobwa afite inseko nziza ndetse no mu kanwa heza, dore ko afite mu kanwa hasa umukara, ibintu bikundwa cyane. Uramutse hari umustarikazi uzi useka neza cyane tukaba tutamuzanye kuri urutonde, cyangwa se akaba hari uwo twahaye umwanya adakwiriye, ibyo byose ubidusangize muri comment. Ni nako dusoje ikiganiro cyacu. Ibihe byiza.